reka tujye dukomeza na episode ya 6 iracyari wa munyu wacu wurukundo. Ni nyuma yuko Evra tubwira ati mwijuru ndetse uri kumva aracyari bengo asoza dukomeza na episode ya 6 umunyu uri kumva aracyari bengo ndetse abatumiye byose kujya baracyari koperative United Street Promotion ufatanye n'indega baganizi za Gasabo. Narakubwiye ngo baye wifuza kwamaza ziracyari za 087 74 31 baye ufite indirimbo chano filmu ushaka ko abanyarwanda bamenya kandi byihuse ibikorwa noneho nyura hano ahubwo araseka nawe akashwanya araseka agaca amazimwe ego tuzajya mwijuru cyakoza. Aha urakunda kwitangura itanga amahoro urayatanga kugeza aho amagara aterwa hejuru ugasamaya kugeza aho wibura igitangaje wibonera njye ibi birenze urukundo sinzi uko nabyita ijoro ryagenewe wowe nta n'ukuntu utaribona nkunda ukuntu ujya ungeza cyane cyane uri kuntetesha neza tom ujya mu ijoro wabona ingororano wabona hano ku isi naremeye njye nari ntegereje kiraje reka tujye dutangire rero. Reka rero tujye dukomeze ariko se izi volume ni wanene ku munyu wacu episode 6 rero kaba ahantu bagiye i Kigali ni Rufonsina na barumunabi Raki ndetse na Kani ara bafunguye nuko tuyikomeje ari inzu binjiyemo. Shaye mukobwa ni mwiza dore amaso aya nangiye kumukurashengera ngani mwinjire n'umuntu ndetse na musaza we Raki anyisha kuri telefoni basi Kigali bahunga. Halo yego Bano wandi wamuhaye kubyina और ये दोनों मोती चूर है ना uko turatu twageze muri yanzu बस तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता nari gwamagana ngira ngo ngushimire हूँ कमरा भी दिलवा दिया और watumye mbona inzu ndetse n'akazi hano हमारा ये एहसान हम कभी भूल नहीं पाएंगे igihe cyose nzuva ko mwurimo umwenda बस एक छोटा सा एहसान और ariko hari indi favor nshaka kugusaba कभी कोई तुमसे पूछे ना हमारे बारे में nagira kubaraza ibyanjye ntuzamubwire ko turi muri Mumbai rwose ntuzabivuge tugaruka kuno sasa duheruka ari umugore bahamagaye ari Rufonsina akavuga ati wumvishe iby'umugabo wari kuvuga ngo azankorera tugaruka hano sasa kugira ngo nyine biyuge nikuko iyo umugore yageze muri telefoni yawe yamaze kumenya password yawe nibwo usanga nyine ahetse umwana ari kumuhoza mama yatangiye no guteka niko bite utiri kunkurikira ari kugira ngo biyuge खुद को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली ढंग से जलती नहीं चले हैं खुद को जलाने के लिए nabo bashaka kwitwika wowe ntanara kusaba imbabazi लेकिन जो डॉली कहती है कि चूल्हा जला दो कई बार तो दिल करता है कि साला खुद को ही जला दे rimwe njye nimva ko ndi gushya जैसी हो ना कहा okay itwike noneho hakuno ukije nk'intwari जल्दी जल्दी ba master baraje mu telefone rero bafungura umuryango sasa ba master barakwereka ni sister
na mama wa Yage na Yage n'umukobwa nyine wambikanye impeta bakora ahangaha tangira kubatera indabo gutera mu kavuyo birahonga ntaze ngo biravahe birajya he ikigoryo tera neza se nyine एकदम राम और nukuri rwose ndabona baberanye सीता जैसी bameze nk'Imana Rama ndetse na Sita दोनों की प्यारी है शादी के namwe ko muraberanye कल ही फेरे पड़े hakiri imyaka 5 mubanye ariko wagira ngo mwabanye ejo kandi cyamuciye inyuma cyumva नहीं हम n'abakoreye icyayi रविकांत जी से oya ngiye kubanza mpure n'uwitwa Ravikanti mbere na mbere ngiye kubanza ngo ahure na Ravikanti sasa nindi akomeza imbere दीदी nkamukazi wanjye ko atangaje ra आते ही रविकांत भाई साहब से मिलने चली ibaze ntanyweye amazi ariko ahise ajya guhura na Ravikanti n'ibiki tugaruka kuno sasa kubana Raki wirira ye wirira क्या हुआ तुझे Raki bigenze bite kana kagezanga atangira kurira ni ikihe kibazo ntabwo mbizi ngaho ngwino ubwire sister wawe bigenze bite sister we bishe umugabo mubi bishe Digenzari पुलिस वजह ndabizi polisi zaza ije kumfunga kana gafite ubwoba bw'uko polisi zagafunga oya ntabwo ibyo bintu bizaba nta n'umuntu wigeze wica hari umuntu wigeze wica se kareka लेकर बम्बई कलकत्ता तक nta muntu muri kino gihugu ufite umurava wo kuza ngo akunyambure urabyumva neza दिखाए nihagira ubigerageza चप्पल छाप azakubitwa की कहानी ndagusezeranya urabyumva neza yego sister Softman bimeze bite yaramuhobeye disi bihagarike ndamungu ufite umutima ukomeye ni njyewe rero wirira karake kari gatanu sasa twasoje episode ya 5 hano hari umugabo uri kwandika ngo car imodoka cyara kwereka sister yinjiye hano umugabo yicaye hano mu kagare ari kwandika ngo car zamwegera ari we Ravikanti turebe iranasanga umugabo yanditse ngo imodoka ku rupapuro पिया जी sheri umeze ute yapfuye umugabo aragagara बात काहे लिख रहे हैं kuki uri kwandika interuro zituzuye नहीं है तो पूरी लिखिए niba ubishaka wakandika interuro yose urari hano urangije umufatisha ukuboko niba ushaka andika interuro yuzuye को ushaka kwandika imodoka पत्नी andika imodoka ati imodoka yarasunitswe धक्का दिया था isunikwa n'umugore wanjye irava ati neza umugabo wari uri mu modoka ni umugabo wa iravati nyagasani nibyo yashakaga nyine kwandika tu nibyo yashakaga kwandika पिया जी sheri क्या लगता है का ऐसे पति पत्नी के बीच की बात सबको पता चले ese ubundi wakishimira ko ikibazo kiri hagati y'umugabo n'umugore kijya ku karubanda ऐसे पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता erega kupure zose zigira ibibazo ऐसी पत्नी है जो जिंदगी में कम से कम एक बार ये नहीं सोची atari ko n'umugore wigeze abitekerezaho n'inshuro n'imwe mu buzima bwe कि अपने पति को जान से मार डालूंगी ko ashobora kwicira umugabo we nta mugore ujya ubitekerezaho हमने कर दिया कहाँ गलत किया ikibazo kiri hehe ko njye nabitekerejeho nkabikora पर आप तो इतने बेशरम mbega ariko ukuntu utagira isoni nta nubwo wigeze upfa ntabikoze ariko ntiwigeze upfa ushaka kupfa ariko ntiwigeze upfa बन के रह गए ahubwo wahindutse nk'imboga ariko ni byiza मरते iyo warapfuye एक बार तसल्ली मिलती nakabaye ibyo naranyuzwe ये देख के ariko kuko ubona umeze gutya दिल खुश bituma nishima buri munsi iyo upfa nakabaye narishimye inshuro imwe mu buzima ariko kuko ubona umeze gutya bituma nishima buri munsi कोई नहीं है तो आप हमारा इतना ख्याल क्यों रखती है ese ko ntacyo turi cyo kuri wowe kuki uhora utwitaho kuki utumenya ariko kuno sasa mwebwe uko muri babiri muri buri kimwe cyose kuri njyewe खून का रिश्ता नहीं है dushobora kuba tudahujwe n'isano y'amaraso मगर से भी गहरा रिश्ता है ariko bondi duhuza irakomeye cyane tumaze kumenya ko Rufonsi na Disi batavukana tuno twana erega nanjye ndi imfubyi कोई नहीं है हमारा nawe mfite और
ababyeyi b'uyu nguyu aba uwamwishe turamuzi ni sister Iravati. ऐसे वाले ना nanjye ndi imfubyi rega शक्ल तक याद नहीं ntabwo nibuka uko ababyeyi banjye basaga bitewe wenda ko mbarota भी नहीं किया nta n'umuryango wigeze unyandobuta ये लोग थे हमारी फैमिली nari mfite abantu babiri mu muryango wanjye कौन कौन ni bande ubwo एक तो हम ni njyewe दूसरे ndetse arangije ahita akurayo बोले ना n'imana yanjye nitwe babiri gusa duhari ni Rufontine उन्होंने एक दिन क्या किया इन्होंने एक दिन हमें तुम दोनों से मिला दिया imana yatumye mpura namwe फिर तुमने हमें दीदी कहा unyita sister wawe उस दिन से kuva uwo munsi की फैमिली 4 twese duhinduka abantu bane mu muryango yo और अब चाहे कुछ भी हो ndetse n'aka kanya nitaye icyo ari cyo cyose सकती है nasiga isi नहीं छोड़ के लड्डुओं को नहीं छोड़ ariko mwebwe sinabasiga murabyumva yego sisa twe tuzi ko abana bana muvukana Rufontine kumbe nawe ni imfubyi yikundiye nyine akarera tu tugaruka hakuno sasa kuri nyakugorwa wacu umugabo अरे डर काहे रहे हैं kuki ukangaranya ariko नहीं होता yaba narakwishe cyane kare कर दिया होता nkuko nagombaga kukwica धोखा दिया warangambanye rega iyo utarangambanye थे ना sinakabaye narakoze ibi ngibi ngaho उन्हीं पट्टों का असर आप पे कम होने लगा था ndetse amakarita yanjye arekeye aho kukugiraho ingaruka तभी तो आप हमको छोड़ के niyo mpamvu rata wansize के पास ukisangira umugore wawe wa mbere Hey! yongera kumwibutsa disi umugore wawe wa mbere sake bakwereke kera ugiye hehe bakwereke kera byagenze bite ऑफिस के काम से पटना जा रहे थे 2 दिन के लिए ngiye muri patina ngiye kumara iminsi ibiri mu rugendo rw'akazi ndagiye yasize umugore we hano ari uyu nguyu sister Iravati barakwereka yaje aho kugira ngo aze mu kazi abona ko umugabo nyine yisangiye umugabo we wa mbere nako umugore we wa mbere sorry दूसरे परिवार के साथ देख igihe nakoranaga n'undi muryango के खुशी हमें दिल में चुप गई ibyishimo byawe byarambabaje Hey! biramukurikiye साड़ी पहनने का फैसला कर लिया icyo gihe nibwo nahise mfata umwanzuro ndavuga nti ngiye guhinduka umupfakazi आपको और आपके दूसरे nibwo natekereje kuba nakwikiza परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे kubw'inyungu z'undi muryango wari ufite ariko icyo gihe nta bufasha nari mfite कहा चाप का व्रत रख लिया होगा ndetse byibura rimwe mu buzima nibwo niyirije kandi niyiriza igihe kirekire हाथों से हमरा niyo mpamvu rata wagiye kure yanjye आपका दूसरा परिवार तो खत्म हो गया undi muryango wawe wari waranyuzwe और आप बच गए पियाज nako undi muryango wawe wararangiye ariko wowe waracitse Hey! waracitse barakwereka dogita we yakwitanye nawe ni Rufontine हम कहानी njye banyita kahani Rufontine ndanga kugira ngo nkwasiste दरअसल इसके पहले आपने किसको असिस्ट किया था ese ubundi wigeze wasista nde na mbere hose uboneye akazi पेशेंट वैद्य जी के पास amubwira umuganga bari gukorana ni muganga Ildefonse वैद्य जी but umuganga now you're working with a doctor none kano kanya uri gukorana wakoranaga na physician none kano kanya uri gukorana na doctor have to be careful right ugomba kwitonda rero sibyo yego nyakubahwa tugende rero ako kanya telefone akirasha ni muganga uri hano abaye asista we ngiye kuzajya amufasha ahindutse umupampe bivuze ngo ibintu byo kubyina पूछने का काम नहीं मिलता ibaze mboneye akazi तब तक ko kuba asista sha असिस्टेंट बनवा दिया ibintu byo kubyina ngiye kuba bishyize ku ruhande atera intambwe yegera inyubako iri hano sasa umugabo uri hano bamaze kumubwira amagambo amukomeretsa mugabo gira ikibazo अरे yewe एक अटैक हो रहा है wongeye kugira panic attack nanone ra panic attack irongera azamuka ariko ntuhangayike ndi hano yangije urakuraho igishinge urakuraho igishinge ndahari ku bwawe ibaze ariko isekeye yangije ahita amutera igishinge
kuva yamubona ari kumwe n'undi mugabo n'undi muryango wese avuga ati njyewe ngiye kwibera umupfakazi kandi umugabo aracyamufite. आपकी नफरत आपको मरने नहीं देगी और हम urwango rwawe ntabwo ruzigera rutuma upfa, आपको जीने नहीं देंगे ntabwo nzigera nkureka ngo ubeho. तक ये इंजेक्शन आपको लगता रहेगा तब तक mu आप gihe cyose ugiterwa zino nshinge ऐसे ही uzaguma nta bufasha ufite मजबूर और n'imboga ziri aho ngaho. आहे हाथ पाँव मारते रहते हैं ku kibuno utanagerageza ra की तरह चुपचाप पड़े रहना wowe turiza aho ngaho mu nguni यही आपकी muri iyo ntebe, kubera ko nibwo buzima bwawe kano kanya. अपने सब ndetse kano kanya namaze kwikiza digenzari, niwe cyari ikibazo gikomeye mu buzima bwanjye. yari yakwiye ku mugabo yashinze icyuma digenzari. rwa digenzari ari ku buryo rwari rufite amahirwe. अब आपको हमसे बचाने वाला कोई नहीं है ubu rero kano kanya nta wundi muntu ushobora kukuntabara. sheri, kongera ako kantu ka sheri, aba bantu bose bapfuye, yaba ari digenzari, umugore wawe आपकी बच्ची ndetse n'umukobwa wawe. mwana we, mu gihe umukobwa w'igihugu ngo yapfuye, teguye ari hano, niba we ni Rufontine. umugore azi ngo yaramwishe, aracyariho ni papa Rufontina bari gukora ibi byose. yo ndetse barakwereka inzu yinjiyemo nta sisita wa dogita, bibaze ngo inzu yinjiyemo ni inzu nyabaki. bivuze ngo dogita ahantu azajya ajya hose bazajya bajyana, agenda amufasha, amuteruza ibikapu, agira ibiki. wahoze ari umubyinnyi ahindutse asisita nyine kubera ubuzima. iyi gare yaheka imoto zone twarayibonye. yari hano ni Rufontina. hari uwo yabonye mu nyubako yinjiyemo, yapfuye yabonye yaga kigwe yongera kwibuka ko mu cyaro baziranaga, aramuzira. akajya kumubwira ati icyubahiro cyawe uragitakaje kubera aya mafaranga. ari hano mana yanjye we, kubera iki unaje muri iyi nzira uyu mugabo uraragira umujinya wo hafi, ndapfuye. arabona igihe cyose barakaye, arabona yagiye kwisaga. bakubitanye bihisha hehe, ajya kwihisha abona yagaga papa shaho. आदमी है यार तू इतना खून का है ariko ubundi afite ikihe kibazo ra, ku kibuno atakicara. ibaze rero najya kwicara nk'iruhande rwaho nawe yihishe, ndaza kumureba. arangije yicara neza jiwe ndapfuye si ufite akarimazo n'imbere kariya karimi katuma uvuga ibanga. aha yafunga igikapu bama ni iki numvise giturikara. nicyakomeza kwivugira kuri telefoni. Fontina ndapfuye Rufontina, umva ko bavuga. umva ko bavuga. igikapu muri varisi afite hano, akantu k'akavarisi afite akuramo agapfukamunwa. byibura udupfukamunwa dutuma nyine umuntu utamumenya neza akakwihishamo. ako kanya bajya kubona babona hari umuntu bazanye. hari uwo bazanye bari biki, umuntu ni igiki niba bari guterura, niba bavuye birukanka. umusore bari hano wagira ngo abuze balance n'umukobwa, bahurira icyarimwe. baratabara bibutsa iyo ibintu biri ku icyarimwe byahereye ku rudodo, barwambara icyarimwe. none n'aka kanya bageze kuri iki kintu, niba ari umuntu icyarimwe bigwindukira yakorewe umuntu utanze umusada. yambaye agapfukamunwa. niko agapfukamunwa se, umuntu wambaye agapfukamunwa ni ibiki? maze ngo ikintu binjije hano muri iyi nzu ni igiki? ko ndi kubona kitari kunyeganyega. menya ari ya mana we, harya imana bari gusenga bahita ngukira, bavuga imana nyinshi rega simba njibuka. gusa kumwitegereza tumaze kumenya ko papa Rufontina ari muri iyi nzu.
ari muri iyi nzu, ari muri iyi nzu. Tugaruka hakuno sasa, mukuru wa yage नमक कम पड़ जाए ना तो चल जाए, ati nubwo ibiryo byaba bitarimo umunyu nta kibazo, लेकिन अगर इश्क में नमक कम पड़ जाए ariko urukundo rubuzemo ibirungo, ibintu by'urusenda nyine bituma ibintu biryoha. Ntabwo bicamo. Ako se we bazari nk'undi muntu tubonye we, कर रहे हैं भाई, हम तो पूरा ntabwo ariko ndi gukora ibintu bitemewe n'amategeko. आप हमारी सगी बीवी हैं, Procedure zose namaze kuzuzuza. तो किसके साथ करेंगे? पड़ोसी। Mbese gute ntabwo ukora romance mu gihe uri umugore wanjye? देखिए भैया, हमारा तो सिंपल फंडा है, Ati funda yanjye narayibonye. लेकिन मजा आवेला मेहरारू। Uyu mugabo akunda gutera ibitamashaho. Reka ngusome, kujya gusoma akingaho ikanga. Hey, ni ibiki? Ngaho जी, sore bigenze bite? स्वीटी जी, Sweetie, सब तो जान भी आके लाते हैं, erega buri wese ntawe utagira icyifuzo cyo kuba yarongora umugore mwiza, तो भाग भी हारा। ariko waranshatse. Niba mbona utari mwiza, ntari mwiza. Ahantu yaragiye kumusoma afite igikuvu. दांत दिखता है, Ese ushobora kubona icyo kintu kiri ku itama ryawe ari igikovu, लेकिन हमको हम ariko njyewe nibona nk'ikimenyetso cyiza. Yandi bavuga nyine ngo rukundi afite imyato yibona जैसे कहते हैं ना, nk'amaribori. हम भाग्य में बहुत सुंदर हो जाए। Bivuze gutyo bituma niyumvamo ko ndi mwiza we, ndi mwiza, भगवान है हमारे। uri imana kuri njyewe. Kunze umugore nyine afite ikintu cy'igikovu, ibyo bituma nyine aba afite complexe d'infériorité. करना पड़ी है। एक बार आप सिर्फ हमारी नजरों से देख के देखिए, Ujye wireba nk'uko njye nkureba, आपको पता चलेगा ibyo abantu bavuga ntukabyiteho. Nibwo uzamenya uburyo uri mwiza. Ariko ko uyu mugore uri hano ni mwiza we, reba disi we, uyo umugore w'abandi. Nanjye ntagiye gutandukira rero. Ehe, siko barebana, uko barebana. Uyu si Rufonsina, uyu Rufonsina se ageze ahangaha ate? Atangiye kumubonamo Rufonsina. Ibi ni iki? Hey you, We uri sasa kuri Rufonsina noneho wa nyawe. Ndapfuye y'amaso sha, atari amaso mugapfukamunwa. Dore ukuntu ari kuyakaraga we, yombega ibyiso we, dore ibyiso yiwe we. Cyo we hagararaho, nyanganyo gato. Urinde kwambaye agapfukamunwa sha. अरे कुछ बोलिए, आप कौन है? Icyo uvuga urinde, uramara icyangaha. बताइए। Wansubije di niko subiza. Njyewe rero uwo ni assistant wanjye we, bitewe nawe muganga. ये मेरे नई असिस्टेंट, Uyu ni assistant wanjye mushyashya, nibwo akinjira mu kazi. अब आप है ना? Wari uje kureba papa se? Ari muri kiriya cyumba. और चलिए मैं आपको Reka nkujyaneyo. Ako kanya telefone. चलिए मैं आता हूँ। Ganga ntacyo ukomeje n'ubundi. Sasa kureba. Akabona umugore we ahindutamo Rufonsina, ndarahira. ब्यूटी देखे, Nabonye abagore benshi beza, कलेजा काट ariko nawe ufite ubwiza nk'ubwawe. Ibi ari kubivuga ko ari kumubonamo Rufonsina. Kuba icyagiye cyarungurukaga ni mukuru wa yage. Ko niba Rufonsina agiye kubishiranira muri iyi nzu, ibi ni iki? Atangiye kwe बस एक हसरत है, nanjye gafite icyifuzo, एक बार छूना चाहिए। ndashaka kumukoraho byibura inshuro imwe. Akabona ari Rufonsina kumbe n'umugore we, ngaho nagukoraho azigo ni Rufonsina kumbe n'umugore we. Mama wahamagaye. Hasha ari kubamagara wiki. Genda se we, ntacyo genda ntari bitu. Uyu yabonye umukobwa atangiye kumushushanyamo umugore we. Kigwe sasa umukobwa yabonye, dore nguyu आपकी पत्नी ati umugore wawe, umukobwa wawe
bararangiye. Rero disi umukobwa we nyuma y'imyaka 15 uyaje kuvura azanye na muganga, ntabwo azi ko ari papa we niba arokotse, ndetse n'umukobwa we ararokoka. Hello yewe आपके असिस्टेंट ndi assistant wa muganga wawe, biracyari muri shock. हमसे बात करें तब तक हम muganga ari kuvugana na madam hanze. चेक कर लेते हैं और ना reka manze musuzume ndebe, नब्ज देख लेते हैं. kamware ku mutsi wawe numva uko utera. Ajya kumukoraho. Uyu ni papa w'umubyara, azi ngo ni imfubyi. Uyu ajya kumukoraho, uri kumukoraho byajya mu myaka 15 byajya kumugaruka mu mutwe. Ni papa we arahindukira areba umukobwa ugiye kumukoraho. Ariko ibi ni iki? Ni wa mwana 15 dutangira film. Umugabo twari tutarabona mu maso ngo yasaga ate? Bari abagabo babiri b'inshuti. Unadisi kumukoraho yatangiye kugira ibindi byimvo bidasanzwe, atangira kugira ibindi bintu bishasha yibuka. Abasasa kurebana yagasana ese yaba ari ya sano y'amaraso utabona ko usobanura. mukozeho. हाँ हेलो Yego haro चुम नहीं मिली camucamu twamubuse, namushakisha ahantu hose. अरे तो आरा में नहीं मिली Okay, niba utari kubona muri ako gace rero ka Nyabihu, बक्सर चले जाओ ना jya kumushakira Rubavu sha. मिले तो Nutamubona Rubavu ujye Ngororero, हाँ nutamubonayo जाके umanuke Rutsiro, nutamubona ujye Nyamasheke. Urabyumva neza? Ntushakire, तो चले जाना और मिले umushakisha ahantu hose umunzanire. Nutamubona sindi bukubabarire, ko umukobwa ari gushaka ari hano mu nzu. Uri kunyumva neza? Yego. Mukuru wa Nyage atanye gutuma haba pampe ngo bajye kumushakira Rufonsina. Ibi ni iki? कहाँ है ना चमचम रानी Fonsina? तुम्हारे जैसी कलेजा काट न चली Fonsina yaba umubyinnyi mwiza सिर्फ nkuko n'ubundi waba uwanjye. ऐसी बात नहीं है Hako wagira ngo वो मेहरारू nta muntu nkira mfite umugore, दाग ariko nyine afite akabazo ku itama. Urabyumva? Niyo mpamvu ugomba kubona rero Rufonsina. Njyewe mfite polisi zanjye. भाई तो सारी ट्यूबलाइट Ariko sha mwajimije izo tube light we. मेहरारू चाहिए मिल्की वाइट Ati umugore wanjye agomba kuba afite milk white complexion. Reka tujye twisoreza aha ngaha, reka nze dukomeza n'izindi episode ko niba ibintu byatangiye kuryoha we. Umunyu.